Mbebe ni mpinga mpingutseho bene ariya mataba nimutabare mutebuke mbibarize munsubize mbabaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka kuko ubucuruzi naciye iryera si ubw'ubuconco n'ubucogocogo ahari n'ubucabari ndarora ikizungerezi kizunguza kizonze imisumbi ku gasozi ibanga ku karubanda ngo maya aracuruza hambere hakubera imihangayiko no guhaha impanuro ijoro ryajigije ndaho ntereye ntahamura n'uruhinja ikimera ari intangarugero amasoso asumba yasine yasesemwe yasinze aseka ubusa imyambarire ari ntayo atumana n'igisaza kingana sekuru w'abisupo hadaciye kabiri mbona bicaye baciririkanya bati we gicucu uricurika ntuzi igiciro cy'iki gicuruzwa hirya mu Rwanda rw'iwabo yahasize akaduka none niko kateje impaka nteye indi ntambwe nterera ntaha nsanga hafi y'igisambu hari igisore iki cy'amasoso kivugisha kinavirirana gisa n'akavurivundi kivuruguse mu ivumbi iruhande ndaharora igisa n'igisu arasumira ko gota ngo yacucuwe n'umucuruzi ndahagarara mbura ubugenda mubaza imvu abimpa imvaho umusore yisamudi narasohotse mpasanga abasumba isimbi ku isura kugandagura turatahana dusangiriraha ibyo mfite ndamuha dupfa ubupfu amaturu ry'abandi bahuje baraje barandwanyije ngize ngo nitabare icupa bari mu mpanga n'ubu mvirirana sinzi iyo mvuye acucuye ndaciriritse nazize igicuruzwa cy'igice amasibo yose ni we mutwara siba aho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga mirenge uriduhiga ku bwinshi kwijuringanya agafaranga ahari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwarihuzwe urarya umwungu usiba ibamba urarya urimenge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamwe uzi iwacu bagukosha ucike kuri uwo muco utazakugira igicibwa ugacirwa mu maso na buri mubyeyi ukavumwa riva ukavumwa rire ukaba ruvumwa wari umusore w'amasoso n'ibizigira uzi no kumasha wakabaye abanga umuheto ngo arwanire urwamubyaye akajya gushinga umushinga wo kwivura ubushake buri uko buje ngo kwifata n'ukwifu kabikora batifite badafite ibyo bahonga babafasha gushira ubwo bushake mbikubwiye rirenga rihingutse nzabisubiramo kandi uzazi iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake buri uko bishatse ariko utandavuye utanduranyije utiswe ruvumbitsi rwamvumba hose ngo njyana uburanga bureshya sibwo tureba ubwo bukaka bwuje igikundiro ntibudukanga iwacu i Rwanda dukomera ku busugi nk'isano ntidusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ntidusamara uzabaze kandi ngiyeho nkuburira nkurora ngo uzazi iwacu bagukoshe kwa masibo yose ni we mutwara siba aho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga nganya agafaranga ahari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwarihuzwe urarya umwungu usiba ibamba urarya urimenge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamwe uzi iwacu bagukosha ucike kuri uwo muco utazakugira igicibwa ugacirwa mu maso na buri mubyeyi ukavumwa riva ukavumwa rirenga ukaba ruvumwa wari umusore w'amasoso n'ibizigira uzi no kumasha wakabaye abanga umutongo arwanira urwamo akajya gushinga umushinga wo kwivura ubushake buri uko buje kwifata no kwifunga bikora batifite badafite ibyo bahonga babafasha gushira ubwo bushake mbikubwiye rirenga rihingutse nzabisubiramo kandi uzazi iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake buri uko ubishatse ariko utandavuye utanduranyije utiswe ruvumbisi rwamvumba hose n'akatabuze mu rutoki ni amakoma uretse gato nkubwire kandi rirenge haburata ko bagukunda bagutetesha ntabashaka izo miya zawe nabo yazonze batazi ko nkawe urimo benshi ntabishakira amarongo kuko nabo ntibagushima ntibagushaka nubwo ubasanga wijuse ubwo bushake abo batoni utera ugaterera iyo ubarataho bitatu ukabona niyo byaba bitanu ibi bitavunja ibyo ntibyagurwa amagara nubwo bihonga batangana reka twizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muherereye ni JALAS official ubasuhuza nizere ko mumeze neza cyane kuri kamera hariho Keve nawe tumusuhuze twizere ko ari amahoro acunganwa n'amashusho ndetse n'amajwi hanyuma ku mashusho yacu muri kubona umukobwa mwiza wambaye yikwije Keve ubwo sinzi ko araza kugenda mubereka kugira muri ari umwe mu bakobwa ko udashobora gupfa kubona amaguru ye uko mu nshuro tumaze guhura sindayabona ubwo ngo ndahamya ko wenda n'abandi ariko babizi cyangwa se wenda akaba ari abafite undi mwihariko Umusizi Murakatete umeze gute
meze neza ndashima Imana. uyu munsi ujya kuhambara wagendeye kuki? Ntabwo ngira icyo nshingiraho, ariko buri munsi iyo ngiye kujya ahantu ndatekereza nti se aha hantu ndahajya nambaye uwuhe mwambaro. Ni muri urwo rwego rero nisanze nambaye gutya. Okay. Yego. Aha ndabona iyo ngofero ukuntu yiherukaga imeze nk'iy'abageni. Nayo ni ishyase rirasanzwe. Nyiruka ku mwamikazi Elizabeth. Kuyici rye. Nibyo. Pe. Aha. Umusizi Murakatete rero. Turakwakiriye ubwiye mvuze ngo umusizi Murakatete nta gihangano gishyashya gihari, ariko ndabizi neza ko ibihangano bitajya bisaza. Niba gishyashya ariko n'ubundi twabigarukaho, ariko tukanagaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Buriya abasizi muba mufite ukuntu mubona ibintu, buriya nta ujya gusiga nyine hari ibyo ushaka ko bihinduka cyangwa bigira uko bigenda. So rero ndagira ngo tuganire turi open ku ngingo zigiye zitandukanye. Ubushize wari kumwe na Mbata ariko akajya gucalenjinga agashyiramo bikomeye. Ubu ngubu uri wenyine. Wenda kugira ngo abantu baze kwisanisha n'umwuga cyangwa se na kariyeri yawe, sinzi niba utagishyira akantu gatoya kuri bya bisigo nyine byawe ujye udukoreramo, urumva ugakebura bene nk'aba ngaba baturi inyuma. N'abandi nkabo. Murakoze cyane kongera kunyakira hano. Ni umunezero, ni ibyishimo ko n'andi mahirwe umuntu aba abonye nk'umuhanzi. Ko niba hari ikintu kinezeza umuhanzi ni ukubonaho wagaragariza impano, wagaragariza ibihangano. Ndanezerewe rero ko mwongeye kunyakira kuri JALAS. Abantu badukurikiye ndabasuhuje cyane. Yego. Ntabwo nzi rero igisigo ushobora guhita mbagenere. Murakoze cyane. Hari igisigo mperuka gushyira hanze, hashize ukwezi n'iminsi, na mbere yaho hari ibindi, ariko kuko unsabye kubagenera reka mbagenere. Murakoze cyane. Mbebe ni impinga mpingutseho bene ariya mataba, nimutabare mutebuke mbibarize munsubize, mbabaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka, kuko ubucuruzi naciye iryera si ubw'ubuconsho ni ubucogocogo, ahari ni ubucabari. Ndarora ikizungerezi kizunguza kizonze, imisumbi ku gasozi ibanga ku karubanda, ngoma yaracuruza. Hambere hakubera imihangayiko no guhaha impanuro, ijoro ryajigije ndaho ntereye ntahamura n'uruhinja ikimera ari intangarugero, amasoso asumba yasine yasesemwe yasinze aseka ubusa, imyambarire ari ntayo atumana n'igisaza kingana sekuru w'abisupo. Hadaciye kabiri mbona bicaye baciririkanya bati we gicucu uricurika ntuzi igiciro cy'iki gicuruzwa. Hirya mu Rwanda rw'iwabo yahasize akaduka, none niko kateje impaka. Nteye indi ntambwe nterera ntaha, nsanga hafi y'igisambu hari igisore iki cy'amasoso kivugisha kinavirirana, gisa n'akavurivundi kivuruguse mu ivumbi. Iruhande ndaharora igisa n'igisu, arasumira kwigota ngo yacucuwe n'umucuruzi. Ndahagarara mbura ubugenda, mubaza imvu abimpa imvaho. Umusore yisamudi narasohotse, mpasanga abasumba isimbi ku isura, kugandagura turatahana dusangirira aha, ibyo mfite ndamuha dupfa ubupfu. Amaturu ry'abandi bahuje baraje barandwanyije, ngize ngo nitabare icupa bari mu mpanga. N'ubu mvirirana sinzi iyo mvuye, acucuye ndaciriritse nazize igicuruzwa cy'igice. None se cyane karame ibyo bintu wasize yego cyangwa se icyo gisigo cyangwa se ujya guhimba icyo gisigo utagenda neza by'umwihariko kugira ngo umuntu kumva umujyo agatwarwa ni kumva icyo ushaka kuvugamo, ariko nkawe hari ishusho wabibonagamo ukavuga uti ibintu nyamara bishobora kuba bigeze habi, tukaba turi kubigira ngo ni ugutwika wa mugani ko nsigaye mbona ariyo umujyo byose bigendamo. Yego. Sinzi uko rero wabonaga uko bimeze n'icyo uri gushaka gukebura ahanini.
muri uko ubundi kisigo. yego iki gisigo nakise bacuruza iki. Bacuruza iki ikubiyemo ubutumwa nageneye abari n'abategarugori, abakobwa muri rusange. Nashakaga guha ubutumwa by'umwihariko abari urungano bagenzi banjye, ariko mbashishikariza kutishora mu ngeso mbi cyangwa mu mirimo ishobora kubaha indonke mu buryo bushobora kubakururira ingaruka ejo cyangwa ejo bundi. Mbashishikariza ko iyo mirimo idakwiye, itaboneye, ahubwo ko hari ahandi hantu umuntu ashobora gushakishiriza ariko atishoye muri iyo mirimo mibi mu buryo bwo kubona indonke cyangwa indamo izi n'izi. None se ko ibintu byakomeye wa muntu we kubona ubushomeri bumeze nabi, yakwibonera nk'icyo kigabo nk'uko wabivugaga akirekura akavuga ati wenda mbonye mayo y'inzu, iyo unemployment cyangwa se ubwo bushomeri, uko kutabona imirimo mu rubyiruko, ubona bazaguha amatwi? Uko byagenda kose kuba nta kazi gahari ku bantu bose, cyangwa nta nubwo kaboneka ku bantu bose, cyakora gashobora kuboneka ku bantu benshi, ibyo ntabwo biduha uburenganzira bwo kwishora mu ngeso mbi. Indangagaciro z'abanyarwanda nizo tuvuga cyane kuko turi abanyarwanda, ntabwo zitwemerera gukora ibyo ngibyo, ntabwo ziduha uburenganzira bwo kujya muri ibyo ngibyo. Ariko hari abantu bavuga bati isi yateye imbere, haje IG, haje FB, haje WhatsApp, yego umuco waragutse, dutira imico y'ahandi, ati ubu nta mpamvu yo kwifunga, ati rwose mperutse kwakira umuntu hano arambwira ati ibyo muvuga muri kumwe na nyaboneka nta muco ukurukura igihango. Umuco ntabwo ukurukura igihango, ngo niba indangagaciro z'umunyarwandakazi iyo kwiyandarika itarimo, ngo kubera ko iterambere ryaje ibintu ngo byarahindutse ngo bimpe uburenganzira ngewe bwo kwiyandarika. Oya, nta muco ukurukura igihango, ahubwo umuco ugumaho. Yego hari ibishya biza, ariko ntabwo ibyo bishya bijya kure y'indangagaciro n'ubundi z'abanyarwanda. Yego. Utekereza iki se ku muntu ushobora gufata kuvuga ibyo ngibyo, umuntu akavuga ati mu mico yanjye nditwararika, wenda akaba ashobora gufata ifoto ye yambaye bajya bavuga ngo ni uturinda amagara harya twonyine, ikariso n'isutiye, urashobora kuvuga ati kanambara ibyo ni ifoto cye ku mbuga, ariko ukavuga ati ngiye imico yanjye ibyo byose byo kugurisha simbikora. Umuco umuntu nk'uwo kuri wowe? Umuntu uwo ari we wese ahitamo uko ubuzima bwe abutwara, ariko nta nubwo nashishikariza abanyarwandakazi cyangwa abanyarwanda kwitwara batyo, kuko iyo ni imico mvamahanga, ntabwo ari imico yacu hano mu Rwanda. Ntabwo rero numva ko icyo ari ikintu gikwiye, ntabwo ari ikintu gikwiye, by'umwihariko ku munyarwandakazi. Ngewe iyo mbyumvise numva ari ibintu birenze, numva ari ibintu mbese numva yarengereye. Ababifata nko gusigara inyuma? Oya, ngewe mbifata gutyo, nkabifata nko kubana abantu nyine bo bari bumva ibyo uri kuvuga gutyo, ufite imyumvire yo gusigara inyuma mu bintu. Oya, erega iterambere ni ryiza, kandi nta muntu utifuza kurigeraho, ariko dutera imbere tureba tuti se iwacu bimeze bite, iwacu umunyarwandakazi numeze ate, nuwitwara ate. Ntabwo mvuze ngo tubigire cyane nka kera, kuko tujye mu rubohero, ibya kera tubyigiraho, ibya kera tubyigiraho kugira ngo uyu munsi wa none n'ubundi tube turi abanyarwanda. Ariko ibyo umuntu abihisemo, ngewe ndabireba nkibaza ntise kuki yabihisemo, kuki yabifashe kuriya, ariko inama namuha ntabwo bikwiye. Yego. Aha, Murakatete Umusizi ari n'umukobwa. Yego. Hari imyumvire igezweho mu rubyiruko. Yego. Twike kiganishe nyine, donc nta kibazo rwose,
urumva wumvishe niyo Bosco ibyo yaririmbye muri Peer Pressure gusabaniraho nkuko we biririmba urumva hari n'ibyo mba ntumva ariko ibintu byo gusabaniraho nta kote wambaye se aba yazimije nawe nk'umuhanzi ariko tuba twabyumvishe ibyo byose nkawe view yawe ntabwo niba nkubaze wenda ngo tubwire ngo uhagaze kumeze ariko wowe ubivugaho iki urumva ubona biterwa n'iki nuko kwiheba cyangwa se nuko cyangwa se nuko cyizere cy'ejo hazaza Esperance de vie nayo yitakaye abantu nyine bazapfa ejo wowe ubibona ute nyine view yawe ni iyihe muri ibyo cyangwa ushobora kuba ufite ukundi kuntu ubibona ariko ubona ko sinzi niba nawe utanabibona ko kuri hejuru muri ino minsi ibintu byo gutwika ntabwo mbivugaho byinshi cyane ariko ndabibona kandi nanjye mbibamo kuko urungano abo tugendana abo dukorana mu buzima busanzwe umuntu arabibona ariko gutwika ni ibindi bintu mba ntumva mba ntari gukurura cyane ngo mpite mbyumva aho umuntu ubundi ukuntu mbibona ngewe uyu munsi wa none abantu tumeze nk'aho wagira ngo hari nk'igikombe urakibona ngewe runaka banterekeye igikombe hariya cyangwa se naranakihiterekeye hari n'igihe umuntu ajya ku gitutu cy'undi muntu akavuga ati abana twiganye amashuri barayaminuje ngewe wenda nta nubwo nakomeje kwiga nta n'icyo mfite gishobora kutucya bagenzi be agasa rero n'umuntu washyize igikombe hano ariko umuntu afite ibintu ashaka kuba kugira ngo birangire ameze nk'umuntu ugenda avoma kugira ngo bize kuzura wenda sinzi icyo abatekereza ahazaza ariko muri buranga bureshya sibwo tureba ubwo bukaka bwuje igikundiro ntibudukanga iwacu i Rwanda dukomera ku busugi nk'isano ntidusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ntidusamara uzabaze kandi ngiyeho nkuburira nkurora ngo uzaze iwacu bagukoshe kwa masibo yose niwe mutwara siba aho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga nganya agafaranga ahari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwarihuzwe urarya umwungu usiba ibamba urarya urimenge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamwe uzi iwacu bagukosha ucike kuri uwo muco utazakugira igicibwa ugacirwa mu maso na buri mubyeyi ukavumwa riva ukavumwa rirenga ukaba ruvumwa wari umusore w'amasoso n'ibizigira uzi no kumasha wakabaye abanga umutongo arwanira urwanda akajya gushinga umushinga wo kwivura ubushake buri uko buje kwifata no kwifunga bikora batifite badafite ibyo bahunga babafasha gushira ubwo bushake mbikubwiye rirenga rihingutse nzabisubiramo kandi uzaze iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake buri uko ubishatse ariko utandavuye utanduranyije utiswe ruvumbisi rwa mvumba hose n'akatabuze mu rutoki ni amakoma uretse gato nkubwire kandi rirenge haburata ko bagukunda bagutetesha ntabashaka izo miya zawe nabo yazonze batazi ko nkawe urimo benshi ntabishakira amarongo kuko nabo ntibagushima ntibagushaka nubwo ubasanga wijuse ubwo bushake abo batoni utera ugaterera iyo ubarataho bitatu ukabona niyo byaba bitanu ibi bitavunja ibyo ntibyagurwa amagara nubwo bihonga batangana waba ugira inarwoga amabondo ye ubwo bushake yirwa bunze iwacu bazagukoshe we niko ariko se mariko ngiye njya numva ari amagambo numva basize mukoresha ibishego bikomeye ntabwo uri kubyumva wowe cyangwa bari amagambo asanzwe nuko twebwe mu buzima busanzwe ari ikinyarwanda tukumva komeye ariko se byibura wowe ububyumva kabisa ububyumva okay niba ubyumva icyo nicyo kinyarwanda n'ubundi abanyarwanda twagakoresha kirimo n'igisheko se oya ni ikinyarwanda niba wacyumvise ni ikinyarwanda none se ubwo muri make uri hano ubukebura ba bantu bakavanze
igisigo iwacu bazagukoshe kiratanga ubutumwa ku rubyiruko ko ku basore n'abakobwa, kiributsa urubyiruko muri rusange ko inkwano atari inka, atari ihene, atari amafaranga, kandi nanone kigambiriye kwigisha urubyiruko ko inkwano atari ibyo byose, amafaranga, inka, ihene, ahubwo ari umutima usendereye imico, indangagaciro n'indi migenzo mbonezabupfura, haba ku gihugu, haba ku miryango yacu, ababyeyi, abaturera, kugira ngo ibyo twita umuco ejo bitazaba ari byo shyano riri guhenura ishyiga. Yego, nibwo butumwa nashaka gutanga kuri iki gisigo. Abantu rero basigaye biherera bakarangiza feri nyuma bakazaza kwirega, urumva muri make abo bose tubateye amabuye. Wacu bazabakosha nukuri. Ariko hari ibintu umuntu akubwira ati ngiye sinajyana umuntu ntafite amakuru rega. Tingereyo nsanga ari nka bya bindi bazaniraga umuntu apfutse. Udafite amakuru nukuvuga nyine atarafashe avansi. Oya, naho bihuriye. Naho bihuriye mu muco nyarwanda, kwifata, kwiyimana kwiza nirwo rugata rwiza twakubakiraho igihugu. Iyo ngize ntyo nagera n'imbere nkagira ntyo, nagera n'imbere nkagira ntyo, burya hari ikintu mba natakaje kandi kidakwiye gutakara. None se baba bajya bavuga bati ntasugi Kigali, ntasugi mu mujyi, ijya masugi cyane. Ntabwo mbizi. Ubwo utabizi menya ntayo. Nanzi ko wenda wowe ubizi. None se wowe kabyarawe ko ntapima nkaba ntabigenzura, urumva nabibwirwa n'iki? Ahubwo nangize ngo kuvuga ngo ko ntapima nkaba ntakiyiri. Ariko nta nubwo bikwiye. Nta mpamvu yo kubivuga gutyo. Nta mpamvu yo kuvuga gutyo kuko bene data nibo njya numva bavuga ko ngo hari 7,000 bayari, bivuze ngo no mu bari birashoboka ko barimo. Yego. Isugi ndazitinya. Bura niyo mpamvu itumye mbivuga kuko numva muri iki gisigo bivugaho uti ugomba kurinda ubwo busugi bwawe bakagukosha. Iwacu i Rwanda dukomera ku busugi nk'isano, ntidusogongerwa, ntituri inzoga y'inteme, keretse niba nabisubira. Ni ibyo byose nyine. Urumva rero za nzoga z'inteme zuzuye mu mujyi, ziriya nzoga z'inteme ndazisuye. Ariko nanjye nyazinywa. Biterwa arizo zihari zisongongera, urabona n'inyota. Bikwiye. Ntidusogongerwa. Inzoga y'inteme se ariko urayizi? Ndayizi. Nyine ndi kuyireba nkahita ngishyira muri position y'umuntu nyine tu. Inzoga y'inteme. Urumva navugaga ko abari b'i Rwanda tudasogongerwa nk'inzoga y'inteme. Uvuga ngo iyo njyewe narerewe kwa nyogokuru, sogokuru iyo yabaga yenze ibitoki hanyuma bigatema, yakoreshaga uburyo bwose bushoboka ku buryo n'ubundi nubwo byatemye ariko hari icyo ari bukuremo, hanyuma n'ubundi akagitara. Iyo rero iyo nzoga wasangaga umuntu wese utuye muri ako gace yarashoboraga kuyisogongera. Ntabwo rero twifuza ko ariko abari b'Abanyarwanda muri make imvugo Kigali wiceya kure cyane. None se kandi burya ngubwira bumva nta mari binonko, ndahamya ko nibyo bishira. Bose barasohoka tukabakoresha imivunanye bakagaruka. Kuvuga ko ibi bintu biri buhinduke. Umunyarwanda yagize ati nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Yego, uko byagenda kose mu ijana harimo abari bwumve.
kandi nta n'ikizabuza umwana wo kurimbuka niko njya numva bavuga ariko ntabwo twifuza ko hari abarimbuka ahubwo turifuza ko ibyo byose bivaho. Ni nayo mpamvu nkanjye nk'umusizi nicara nkavuga ntese umusanzu wanjye mu gihugu nkwiye gutanga nyuma najya mu ngano rero nkazana icyo gihanga bumva barumva. Yego boroshye kurumva numvisha nibo ba provoke ahanini Rwabugiri bo tubabwira iki kuko urumva hari umuntu ukubwira uti ngewe rega mba ngomva ngewe rwose ntabwo narya umuceri wonyine nahita ndwara urumva ibiryo rwose umuntu agenda ahinduranya nta ndimwe nta n'impamvu yo kubita ba Rwabugiri kuko muri iki gisigo hari izina nabahaye. Ntabwo nzi ko mu mikarago migufi navuze narivuzemo hari abo nise ba Ruvumbitsi vumbitsi rwa mvumba hose vumbika no mu ivumbi. oya ntawe rata arambeshyera JALAS nta muntu n'umwe natunze urutoki oya ntawe ariko buriya abwirwa benshi akumva beneyo cyane it may concern kuko bireba ubundi burya n'ibisigo byahoze ari nyabami. Ibisigo bigira abo biturwa. Igisigo burya iyo umuntu yagisize aba afite abo yakigeneye. Igisigo rero kubera ko kitumvwa n'abantu bose bandi babyumva burya nibo icyo gisigo kiba kigenewe. Utabasha kubyumva rero ntabwo biba ari ibye. Ubwo bafite undi uzaza akamubwira mu mivugo kuko imivugo yo umuntu uvuga umuvugo ushaka guhita ubyumva byose uko byakabaye nawe aba afite ubutumwa ashaka guha abantu cyangwa se ibyo ashaka kubakeburaho ariko igisigo kigira abantu bacyumva ari nabo tuvuga ko bakigenewe. So rero bamvumbitsi rero abo ngabo bagenewe igisigo n'abandi bose bo tubabwira iki ko twabwiye bashiki bacu tubabwira tukinya hari urumva twabwiye bashiki bacu ibibareba wenda mo gake twabakomojeho ariko noneho n'aba bakuru banjye barumuna banjye nabo tungana nabwo ndi umuhungu abo nyine batuma abana b'abandi bagenda nta geste zibayeho bo tubabwira iki urumva hari umuntu ukubwira uti ngewe kuko nayo mbikubwiye ukubwira uti rwose ngewe mba ngomba kumva buri test urumva ko yati umuzungu nkumva uko ameze umwarabu urumva yakari uherutse narambwira ati ngewe nta nagakingirizo utakibutse ari wowe wibwirije nge ndaza rwose uko nakabaye wene nkabo turabwira iki nahoze nkubwira ko kwifata ari urugata rwiza twakubakiraho igihugu. Burya iyo umuntu yifashe ni ibintu byiza kandi byiza cyane. Icyo nabwira rero abo nise ba Ruvumbitsi rwa mvumba hose bagerageze ni ukuri bumva icyo gisigo iwacu bazagukoshe kuko kirimo inama bakarambya akaguru bakagashyira ku kandi cyangwa se bakarambya bazumva inama nabageneye muri icyo gisigo kuko hari naho ngera nkavuga nti ko wowe wifuza kugira uwo utwarira ubuntu cyangwa se uwo ni umusanzu natanga kwa data ntabwo bikwiye ntibinakwiye habe namba by'umwihariko ku bari n'abategarugori cyangwa se abari kacu twamaze kugatakaza nyakubahwa niwe ujya ubivuga ngo iyo utihesheje agaciro nta muntu ujya ukaguhisha. Tugerageze rero kurinda ako gaciro kacu tukarinde cyubahiro kuko niko kagira abagaciro. Yego baruvumbitsi rero mugerageze muze rwose umuco nibyo dusaba ngira nti ikirenge genamano kandi uzazi wacu bagukoshe kugira ngo nanjye mbone ububyeyi mbyara imara agahinda nzaratwe no mu buvivu. Urumva iyo ngiye mu mico nk'iyo ngiyo itandukanye
nshobora guhurirayo n'ibintu byinshi bishobora kumbuza kuba umubyeyi, bishobora gutuma ntagera ku byiza nifuje, ariko iyo uje bigaca muri ubwo buryo ni ukuri ibintu bigenda neza. Hari aho muri bacuruza iki ngera nkavuga nti uratega inka Kanyange nyabusa ntuzatega inka Kanyenzi, ejo nawe uzagira urubyaro ubyirura inkesha n'ingenzi honga 100 bakabakorakora ijipo uzumva wujuje ubona ijana. Nta muntu yandagaye akora iby'isoni nke, ntabwo binezeza. bantu ngo abagore barabuze. Keve fata icyemezo. Abantu ni ibintu byo kwishimira, by the way, ni ibintu byo kwishimira hagati aho ngaho ko ntabwo biba byoroshye kubona umukobwa muto cyangwa se umwana ukiri muto cyangwa se umuntu ukiyubaka cyangwa se umuntu ukiri urubyiruko afata umwanzuro wo kuguma aho hantu, kuko challenge ziba ari nyinshi. Sinzi ko nta challenge ujya nazo mbese abantu bakwempoza bakavuga ati ariko wavuye kwizima k'ibintu urimo. Uko byagenda kose ubuzima bufite intego nibwo budufasha kubaho, kandi umuntu akabaho nyine akora bya bindi yiyemeje gukora. Ni ukuvuga ngo njye niba niyizi ikintu cyica abantu cyangwa se kitwica ni uko usanga umuntu atiyizi ubwe, atazi ngo nkunda iki, atazi ngo nanga iki. Buriya ibyo iyo ubizi ubuzima biroroshye kubutwara kandi ukabugeza hahandi n'ubundi wifuza ko bugera. Mu nzira rero umuntu ahura n'ibisitaza byinshi, ariko iyo ufite ya ntego ubicamo, urabirenga ukambuka ugakomeza, urugendo rwawe rukarangira. Umusizi, turashoje rero, sinzi niba ntukeregeshwa wadushyiriraho kanyuma ubundi tugasoza. Buriya mbagira ngo tuganire gake gake abantu bakomeze bakubona uhari, ariko banibuka ko ufite channel bwite yaboneka akagerayo. Ngiye mujyayo kugira Murakatete akantu ka channel komere kuri gahunda yaye n'ubundi bishuko ni byinshi. channel yanjye na n'indi mbuga Instagram yanjye ni Umusizi Murakatete. Instagram yanjye ni Umusizi Murakatete, Facebook nayo ni Umusizi Murakatete, hanyuma na Twitter nayo ni Umusizi Murakatete. Ubigenza ute iyo uhuye n'abantu nk'abo uvuga mu bisigo byawe? Kubera ko ubutumwa n'ubundi mbona butanze nzi neza ko hari abo mbugeneye, nta kintungura. Nta bantu bajya bakubwira bati warari dukoreye? ahubwo nigeze kujya kurikodinga, hanyuma uwamfashaga arambwira ngo nyamara ngo bazagukubita. uri gusiba amayira abantu bitako naguze iki ngo ibintu wavuze ngo nakazi kawe, ariko ikintu cyanejeje kuruta ibindi oya ibyo uvuze byo ntabyo nakoze. Ntabyo nakoze. Ikigo cyawe agiye kujya kureba umuntu hari igihe yahindura gahunda. Ibyo nibyo byiza, ni nabyo nashakaga, ni nabyo nshaka, kandi nabo ngerageza kuvugana nabo abenshi arambwira ati ni ukuri kose ngewe ubundi mu buzima busanzwe ndi n'umufashamyumvire, abo bita menta mu Cyongereza. Mfite abana kuva ku myaka 10 na 14 mfasha mu myumvire. Hari abahuye n'ibibazo byo kubyara inda z'imburagihe, inda ziterwa abangavu. Ubwo rero iyo mpuye nawe ejo bundi nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, hanyuma mpahurira n'umwana w'umukobwa arambwira ati wumve ko nahindutse kubera ibi bintu, wumve ko hari byinshi naretse kubera ibi bintu. Ati cyakora icyo nakwisabira ndagusaba kugira ngo mbe hafi kugira ngo mbivemo burundu,
ungira inama y'ikindi nakora. Ibyo rero nibyo byiza kandi biranashimisha nk'umusizi, nk'umuhanzi. Iyo ubonye ibyo wavuze cyangwa ibyo wahanze hari abo biri gufasha, ni umunezero kandi bituma nawe ubwawe urushaho n'ubundi guhanga n'ibindi bitandukanye. Iyo mbonye rero umuntu wishimira ibyo bintu kandi wanakoze icyo nifuzaga nk'umuhanzi, mba numva nezerewe cyane mu mutima wanjye, ubundi ngashima n'Imana iba yaraduhaye iyo nganzo. Yego. Mbere yo gushyira ako gakiregeshwa wari utwemereye ka nyuma, umuhanzi Clarisse Karasira. Yego. Umufata ute nyine urumva impamvu mukubajije? Ndi kuyumva. Clarisse Karasira ni umukobwa n'urugero rwiza ku bari, ku bategarugori. Njyewe niba ari uko namukunda sinzi, ariko dufite niyo baba 10 simpamya neza ko badahari, ariko tubafite mbizi neza ko bahari, hari ikintu cyiza twaba dufite. Clarisse Karasira ni urugero rwiza kuri twebwe abari, ni urugero rukwiye pe. Ndetse ubamura mukubajije nta yindi mpamvu pe yindi yigisha inyuma. Ni umuntu no gukora ikiganiro kera inashimagahe, ariko rero umuntu ujya duhorana n'ikiganiro nkabona ari mu kinyarwanda indani, nkabona urabona ubundi urabona abandi nsigaye mbatumira bawe kanicara nk'amaniga, urabona gare wakwicara kwakira nawe uri gushyiramo no kuserereza. Clarisse Karasira kuba muri ntare zimwe cyangwa se isi ijya kuba imwe, bivuge gutyo. Ariko nta n'impamvu yambuza kumukurikira, kuko ibyo aduha ni ibyo dukeneye, ni ibidufasha muri iyi mibereho yacu ya buri munsi. Kumukurikira rero nta gitangaza kirimo, ahubwo igitangaza ni uko naba ntamukurikira. ka gakiregeshwa ngaho gashyireho, ndabona cameraman atangiye gutitira. Atangiye kugwa. Mbere y'uko ngashyiraho, ndabashimira cyane, ndashimira ko mwongeye kuntumaho ngo tuganire. Ni umunezero, ni ibyishimo. Birashoboka ko ubushize ubwo mperuka hari umuntu utarakurikiye ikiganiro, ariko uyu munsi wa none akaba agiye kugikurikira. Yego. Ubutumwa rero bugufi nagenera urungano rwanjye, cyangwa se abazadukurikira cyangwa n'abakurikira ibihangano byanjye, indangagaciro aba arizo dushyira imbere kuruta ibindi bintu byose. Ibindi bintu byose tubigeraho iyo dufite intego, iyo dufite umurongo w'ubuzima. Ibyo byose dushobora kubigeraho twimakaza indangagaciro rero. Ko niko kuri njye, niyo mpamvu urambarana nagutumiye, ni ukugira ngo ukebure abasaza. Rega birakomeye. Ntabwo byoroshye, turi mu isi iri kujya mbere cyane, kandi ukabona n'abantu tutari gusigara. Ariko simvuze ngo dusigare, ariko twibuke tunajyane bwa bunyarwanda, tujyane za ndangagaciro zacu. Hari ibintu ubona nyine ukabona ko ari ibintu bikojeje isoni, biteye isoni, bitagakwiye, ariko mpamya ko uwumva arumva. Ushobora kuba ugoye gute? Mfite amatsiko yo kumenya niba ari nk'umuhungu wari wagusoma. Byibuze. Ibyo subikuye he kandi wowe? Ushobora kuba ibintu byose bisaba kubyentroduiza cyane. Ntabwo umuntu yagufatirana. Ntabwo uri muri babandi. Gute? Bateye. Ntabwo ndi kubyumva, uragerageza kunsoba. Ntabwo ndi kubyumva, uragerageza kunsobanurira.
Mm. igitekerezo cyawe Mm. urumvikana ntabwo bisanisha wenda no ko imico yawe yaba imeze ariko ndi kugira ngo nkumvishe ko nyine bigoye ko eh, abasore badukurikiye wenda bazabivuga bavuga ati uwo mukobwa aragoye arakaze ntabwo namupfa kumwisukira bira mupango ariko urabizi ko hari abantu baba boroshye ari ba mahwehwe niba ari mahwehwe ari bihwehwe. Urabona bisi, iyo bisi igiye guhaguruka hari uba ugiye kuyitwara shoferi, buriya muri bisi haba hagiye umugenzi utagiye aho kwerekeza, shoferi njyane hano ubone gukomeza. ni ukuvuga ngo ni byiza ko ari nacyo gikwiye, ari nacyo gisabwa, ari nacyo ngewe nsaba abari cyangwa se abantu bose muri rusange badukurikiye. Niba hari icyemezo wafashe gihagarareho, niba hari umwanzuro wafashe uhagarareho, we kuvuga ngo ubwo haje umuyaga ngo reka mbe mbifashije hasi ejo nzongera mbitore, niba hari ibigenze gutya ngo ndambike hasi nzongera mbitore, hoya. Icyemezo ufashe yego. Icyemezo rero burya umuntu iyo agifashe aba agomba kugihagararaho kugira ngo hatagira bya bindi byose biza bigatuma za ntego ze zishobora kwangirika. aho kiriho ka gakirigishwa kanyu na inzara iri kuvuza ubuhuha mu bakozi ba JALAS official. Murakoze cyane. Ngo amasibo yose ni we mutwara sibo, aho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga mirenge uriduhiga ku bwinshi kwijuringanya agafaranga ahari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwarihuzwe. Urarya umwungu usiba ibamba, urarya urimenge hari ibitaribwa, ugira ubwenge n'ubwira umese kamwe uzi iwacu bagukosha ucike kuri uwo muco utazakugira igicibwa ugacirwa mu maso na buri mubyeyi ukavumwa riva ukavumwa rire, ukaba ruvumwa wari umusore w'amasoso n'ibizigira uzi no kumasha wakabaye abanga umuheto ngo arwanire urwamubyaye, akajya gushinga umushinga wo kwivura ubushake buri uko buje ngo kwifata n'ukwifu kabikora batifite abadafite ibyo bahonga babafasha gushira ubwo bushake. Mbikubwiye rirenga rihingutse nzabisubiramo kandi uzazi iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake buri uko ubishatse ariko utandavuye utanduranyije utiswe ruvumbitsi rwa mvumba hose. Ngo njyana akatoki inama koma uretse gato nkubwire kandi rirenge aburata ko bagukunda bagutetesha ntabashaka izo miya zawe nabo yazonze batazi ko urimo benshi bishakira amaronko kuko nabo ntibagushaka ntibagushima nubwo basanga ake nibyo. Ni kuri YouTube channel yanjye Umusizi Murakatete.